twe dushinzwe guterura bari abantu baba bagize deliverance, bari abantu asengera bakagwa. Yego, bari nitwe twe dushinzwe kubaterura. Nge twakoranaga mu buryo bw'imyuka, kuko ni ikirere we yanyine. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ndagira nkubwire ngo nawe egera Imana usenge cyane. Niba warigeze guhura n'abo batubuzi, nge navuga ko ari abatubuzi, abantu basengera abantu barambura abantu ikiganza bakikubita hasi, bari abantu n'abatubuzi barenze no kuba batubuzi, kubera ko bari abantu akenshi babikora ari ibitambo, bari gutamba mwe mukibwira ko bari kubasengera mu buryo bwimbitse, kandi ari imyuka mibi bari mu babashyiramo, bari kujya kubatambaho ibitambo, mwebwe ntimubashe kubimenya. Undi muntu wa kabiri, niba warigeze niba waragiye mu rusengero bakaguhuha ukikubita hasi, icyo kintu kikaba cyarakubayeho, ukajya mu rusengero kwa kundi abapastori ujya kubona ukanagize ngo agahuha, ukabona wikubise hasi. Ndagira nkubwire ngo nawe uri mu bantu bafite akaga gakomeye cyane. Ndagira nkubwire ngo ibyo bintu imba byarakubayeho ukaba unyumva aka kanya, usabwa gusenga amasengesho akomeye cyane, kubera ko abantu nagiye mbona abantu benshi bahuha bakikubita hasi, bamara kwikubita hasi bakumva ko ari imbaraga z'Imana zabagiyemo, ariko ziriya ntabwo aba ari imbaraga z'Imana, aba ari imbaraga za Satani zamaze kubajyamo. Kuko ntabwo abantu benshi babona abantu bahuha, abantu bakikubita hasi, bamwe bakaba imirambo bakumva ko ari imbaraga z'Imana ziri kubakoresha. Ariko kuba uwiyita ngo ni umupasiteri, ubona ahuha abantu bakikubita hasi ukumva ko ari imbaraga z'Imana ziri kumukoresha, aho uribeshya cyane. Iriya ni imyuka mibi bari gukoresha kugira ngo abantu babashe kubajyana kwa Satani. Buriya unarebye neza, wowe ibyo bintu nimba byarakubayeho, umenye ko umutima wawe wamaze kuba ibitambo byo kwa Satani. Niyo mpamvu wowe ugomba gusenga. Niba ibyo bintu warigeze kujya abantu bakaguhuha ukagwa hasi, wowe ukwiyumvisha ko ari imbaraga z'Imana, ugatangira utera haleluya ushima Imana ngo biki n'ibiki, umenye ko umutima wawe bamaze kugeza kwa Satani. Umenye ngo uri mu irimbukiro, umenye ngo ubuzima bwawe buri mu kaga. Niyo mpamvu usabwa gusenga cyane, kubera ko iyo umuntu agiye muri Kristo neza akinjiramo akirinda igisa n'icyaha, ndagira nkubwire ngo Imana igukuraho imyaku yose. Aho baba baragushingitse, Imana irahagukura mu izina rya Yesu, kuko ijambo ryarambwiye ngo Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo idasohoza imirimo yayo. Ndagira nkubwire ngo urahirwa niba wumvishije ubu butumwa, ibi bintu bikaba byarakubayeho. Kandi nawe niba bitarakubayeho, witonda tansiyo, uramenya ahantu bahuha abantu bakarambura ikiganza bakagwa. Udagira nkubwire ngo witonda tansiyo ahantu ntuzajyeyo, kubera ko ubuzima bwawe uzaba uri kubushyira mu kaga gakomeye cyane, ubugingo bwawe uzaba uri kubushyira mu kaga gakomeye cyane. Niyo mpamvu usabwa kuba maso cyane, mukamenya abapasiteri b'ukuri, abakozi b'Imana b'ukuri babasengera bafite imbaraga z'Imana, atari imbaraga za Satani. Ushobora kumbwira ngo ese tuzababwirwa n'iki abakozi b'Imana? Buriya Yesu icyo kibazo abigishwa barakimubajije, baramubaza ati ese mwigisha, abigisha b'ukuri tuzabamenya gute? Yesu arababwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Buriya iteka ryose iyo uri umuntu ushishoje, umupasiteri w'ukuri uramubona, n'utari ukuri uramubona. Ibyo ni ibintu bigaragarira amaso y'abantu. Reba nk'uyu pasiteri wita Harerimana, twabonaga asengera abantu. muri ku mupasiteri begeze gufunga bavuga ko yaciye amafaranga umuntu, bamwe ngo akajya afotora ibitsina byo ngo abisengere. Uriya bita Harerimana, pasiteri muramuzi, yajyaga akunda kunyura ku mateleviziyo asengera abantu bagwa. Abantu benshi bakoranaga batangiye gushyira ibyo yabakoreshaga n'abitwaga ngo ni abadiyakoni be, batangiye gushyira imbaraga ze hanze, ngo kuntu ngo bakoranaga, ngo uburyo ngo
ngo ari amabuye ngo bagendaga ngo bagashyira mu mifuka, ngo izo mbaraga ngo arizo aho bakoreshaga nabo badiyakoni be ngo bari bazizi, ngo ariko ngo bo ngo ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kubivuga kubera ko ngo ni kondisiyo yari yarabahaye, ngo bo ngo bari, ndaza kumushyiraho muraza kumwumva mu kanya atanga ubuhamya kuntu we akazi yaramuhaye arako kwitegura igihe atangiye kurambura ikiganza abantu ngo bagwa ngo akagenda ajya kubafata kugira ngo batagira ate kugira batikubita hasi cyane, iriya myuka mibi yamaze kubinjiramo. Iyo mpamvu nkubwira ngo ba maso wowe unkurikiranya aka kanya, niba waragiye ahantu bakagusengera ukabasha bagahuhuka ikubita hasi cyangwa bakarambura ikiganza ukikubita hasi, ndagira nkubwire ngo usabwa gusenga cyane, usabwa kwegera Imana cyane kugira Imana igukura ahantu bagusize mu izina rya Yesu. Nawe utarajyayo ba maso ahantu hirinde, kuko birakomeye cyane, ni ibintu biteye ubwoba Imana iri kumpishurira muri no minsi biri kuba ku bantu. Hari abantu benshi bari ikuzimu, hari abantu benshi bamaze kubaho ikuzimu, hari abantu benshi imitima yabo yamaze kujya ikuzimu, kandi bazi ngo barasengewe, kandi bazi ngo ni abakristo, kandi bazi ngo bari mu nzira ijya mu ijuru, kandi Satani yamaze kubatwara tayari kuzimu, batazi ikintu cyabiteye, biri guterwa n'aba bantu bari kujya gusengera abantu bakagwa, bakagira ngo ni imbaraga z'Imana ziri kubakoreramo. Imana iduhana umugisha. Umuntu wa gatatu, niba waragiye mu mazi ukabatizwa ariko ukava mu mazi utazi igihe wayaviriyemo, ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hari abantu benshi twagiye tubona babatijwe ariko bagaheruka bagiye mu mazi ariko batazi igihe bayaviriyemo y'amazi. Ati gute? Bakabatizwa bakavamo za mbaraga zagize ate, za mbaraga turi kuvuga ziri mu rwisho zikavamo zabagize nk'imirambo, bakavamo batazi, bagashiduka bakaza kugarura ubwenge y'amazi batakiyarimo, batazi uko bayavuyemo, baheruka uko bayagiyemo, ko batazi ko bayagiyemo. Ndagira nkubwire ngo nawe ufite ibibazo bikomeye cyane, usabwa gusenga Imana niba icyo kintu cyarakubayeho, kugira ngo Imana ibashe kugutabara, kugira ngo Imana ibashe kukugirira neza, kugira ngo Imana ibashe kugukuraho iyo myuka mibi bagutambye ikuzimu, kubera ko nawe uri mu bantu bafite ibibazo bikomeye cyane. Niba waragiye mu mazi ngo ugiye kubatizwa ugaheruka uyajyamo ariko ntumenye igihe wayaviriyemo, nawe usabwa gusenga, kubera ko hari imbaraga bagutanzeho. Izo mbaraga nawe zigomba kukurekura mu izina rya Yesu. Icyo usabwa ni iki? Usabwa kwegera Imana kandi ukitandukanya n'abo bantu biyita ngo ni abayuda kandi atari bo, ukitandukanya n'abo bantu biyita ngo ni abakozi b'Imana kandi atari bo, kugira ngo Imana ibashe kukurengera, ukajya mu itorero nyakuri, ukajya mu itorero rifite inzira ijyana abantu mu bwami bw'ijuru, itorero ridafite inzira ijyana mu bantu mu irimbukiro. Imana iguha umugisha. Nyaboneka nkunarikira gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Shalom shalom.